Gereza uri umuhungu uzi gukurura abakobwa, ntabwo wihutira kurongora cyangwa n'ibindi cyangwa gufata umukobwa uwo ari we wese uje imbere yawe, ahubwo uwujuje ibisabwa niwe ubana nawe cyangwa ukundana nawe. Reka nguhe urugero, ibaze ugiye muri resitora ukabaza mufite ibi n'ibi, akakubwira ati ntabihari, ukongera ukabaza ibindi, mufite se imboga, bakakubwira ati ntazihari, ukabwira ati ariko hari isosi y'inyanya, ukemera ukaba ariyo unywa. Ubona ikibaye hano, ibyo washakaga si byo ubonye, urakomeje mpaka ubonye ikiri hasi cyane kidafite agaciro cyangwa kitanaryoshye cyane. Icyo wari kuba wakoze ni ugushaka indi resitora ifite bya bindi ukunda kandi ushaka. Abahungu benshi ni uko babigenza iyo bahitamo abagore, bazi ibyo bashaka, bazi umukobwa bashaka uwo ari we n'uburyo agomba kuba ameze, ariko bagahitamo ibihari kandi atari byo bashakaga. Umuhungu wumva gukurura abakobwa uburyo bimeze cyangwa ubizi, ntabwo ajya apfa gufata ibyo abonye, ahubwo arakomeza agashaka umukobwa umubereye cyangwa uhwanye n'icyo ashaka. Ntabwo ajya afata umukobwa uwo ari we wese, afite ibyo areberaho. Tekereza ko ushwanye n'umukobwa mukundana, akakubwira ko agiye kugusiga cyangwa mugomba gutandukana. Umuhungu usanzwe ahita atangira gusaba imbabazi, akagira ubwoba yuko umukobwa yamurakariye. Ashobora no gukora ibintu adasanzwe akora cyangwa adashaka gukora, cyangwa akemera ibintu adasanzwe yemera kugira ngo gusa atamusiga. Ariko umusore wifitiye agaciro, uzi agaciro ke, ntabwo abigenza gutyo. Igisubizo cye, biragaragara ko tutanahuje, ntabwo tuberanye n'ubundi, hanyuma akigendera yiturije, kubera ko arabizi yuko hari andi mahitamo menshi y'abakobwa benshi kandi bujuje ibisabwa. Yifitiye icyizere cy'agaciro kiwe, muri make ntiwigaragaze cyane ku buryo umukobwa amenya ibyawe byose. Rimwe na rimwe strategy nziza cyangwa uburyo bwiza ni ukumwereka ko umwiyumvamo cyangwa ko umwemera, ubundi ugahita nanone wongera ukamwereka ko adafite agaciro, utamwemera. Urugero, umusore usanzwe ashaka kubwira umukobwa ati uri mwiza, agategereza igisubizo cye. Umukobwa akaba amubona n'umuhungu usanzwe nk'abandi bose, nta kirenze kuri we. Ariko umusore uzi gutereta cyangwa uzi gukurura abakobwa, ushaka kuba yabivuga muri ubu buryo, ushaka kuvuga uri mwiza, ariko sinkeka ko duhuje cyangwa twakundana. Urabona itandukaniro? Icya mbere, umukobwa hano aratekereza avuze ko ndi mwiza, ariko se kuki adatekereza ko twaba tujyanye cyangwa tuberanye? Ahangaha umukobwa ahita yibaza ati uyu muhungu aratandukanye, nkeneye kumenya byinshi kuri we. Iyo umukobwa agomba gukora kugira ngo umwemere cyangwa akwemeze, kugirira amatsiko cyane, kuko udafite ubwoba bwo kumugerageza. Si ugukora ibyo ushoboye byose kugira ngo uhuze n'umukobwa n'ibyo akunda. Ahangaha niho ibintu byose bipfira. Uba wicishije bugufi, kandi kwicisha bugufi imbere y'igitsina gore bigaragaza intege nkeya. Muri make nta kintu na kimwe ukeneye guhindura kugira ngo wemeze umukobwa. Ikindi, umugabo w'agaciro, iyo umukobwa umwe amukatiye cyangwa amwanze, arabizi ko hari abandi, ntabwo ibyo ngibyo bimutakariza umwanya. Muri make ntabwo ashyira imbaraga ze zose mu mukobwa umwe, ahubwo aba azi ko hari izindi option. Ibi ntacyo bimukoraho. Ngaya amabanga yose rero. Ibi ni byo mu bintu bimwe nakuye muri cya gitabo nababwiraga. Ibi ngibi ntabwo ari inama gusa, ahubwo ni uburyo bwo guhindura n'imitekerereze, kandi mujye munashyira mu bikorwa izi ntama cyangwa izi ngero. Iyo utabishyize mu bikorwa nta kintu ugeraho, ndetse ntabwo biguhindura cyangwa uhinduka. Subscribe kugira ngo mujye mubona ubumenyi nk'ubu bwinshi bwabahindura ubuzima. Murakoze.